uzi kugira ngo ibyo bintu bikemure izo CCTV cameras ntabwo zikenewe. Nkeneye yuko mvira hano. Nkeneye yuko uva muri uno rugo ukagenda ugashaka iyujya. Waba unyeneye hiki? Ubushuti gusa. Gihe buvandi. We Chantal inshuti nawe. Yego. Hazi yambwe nuko bavuze ngo ndanasetsa. Bite byawe? Wari urihe ko nagushatse nakubona umunsi wose? Nari ndi muri garden. Muri garden wari uri hano? Yes. Ayo maso yawe ukuntu uri nk'umuntu wari uri hano muri uru rugo? Urabona ndeba nk'uwari uri hano. Ibyo nta mugore ngenzi wawe wari uri ko nta muntu ugira imbere. Umva rero ngubwire na nawe. Yes bro. Se kumbona usa nk'uwabyukiye ibumoso noneho. Njyewe nawe urabizi ko dusanzwe tubaha. Ariko iyo ibintu bigeze ku mugore wanjye n'abana banjye, please. Are you okay? Kumva nta fivu. Gerageza ukoresha umutwe. Ndakubwiye ngo iyo bigeze ku mugore wanjye n'abana banjye. Aho hantu nta n'ikintu na kimwe nabasha kwihangana. There he comes. Again. Nana. Iyo wifashe ukamubitira abana ukambwirira umugore amagambo mabi nk'ariye ibintu byose umukorera, niba ushobora kumutekereza yuko ntajya mbimenya, ariko nawe ndagira ngo umenyeshe uko mbizi. Uri sure? Ibyo uvuga ufite proof? Wabihagazeho? Ko nta foto nta cyabaye, hari aka video ufite kabikwemeza? None ibyo bintu kwivugisha urumva ushobora kubyivugisha ariko utari hano. Urukundo neza cyane ko nakubwiye ngo mu bindi bintu byose ushobora kukwihangana, ariko ibintu bigeze ku mugore wanjye ku bana banjye nana itabi ryawe ndaryihangana, inzoga zawe ndazihangana, uburara bwawe amajoro ibintu byose ndabyihangana, ariko urumva please kuri mwesha ibihaha byawe ntabwo bikwiye kubikorera ahantu ufite abantu. Ni ibintu uri gukora abantu bose babireba. Ni ibintu uri gukoresha umukobwa wanjye zawe ariko ukora ahantu ufite? Yes, mfite abana. Abana? Yes. Bro, warabyareye? Nakubwiye ngo ibindi bintu byose I can't tolerate. Ariko iyo wifashe ukankubitira umugore, ariko nana uzi umugore w'umuntu icyo bivuze? Mwubwira ngo yaje kurya imitsi ye yacu ngo y'umuvandimwe wanjye. Ariko ubundi reka nkubaze, njye nawe tuvanze imitungo. Wuntotereza umugore imitungo yanjye ibyo mfite ahubwo njye bisangiye nawe. Cyumva utatanga amahoro. Naguhaye time ngo uvuge, nuza gusoza umbwire nanjye. Ntabwo ari wo time yo kuvuga. Hano ni iwanjye. Urumva? Hano ni iwanjye. Nshobora kuvuga umunsi wose bukira bugake. Ariko please njyewe nshaka amahoro. Iyo wifata ukaza ukarwana n'umugore wawe, ari we nyir'urugo, ukaza uhotereza abana utoteza umugore wanjye, nana nihanganye byinshi. Bro, ndagukunda muvandimwe, ariko bro please umaze kurengera. This is too much. Reka nanjye ngire icyo mvuga. Ibyo bintu wabibwiwe nande? Ntabwo icyo ari cyo kibazo. Icyo ni ikibazo gikomeye. Ntabwo ari cyo kibazo. Ni ikibazo gikomeye. Kuko ngomba kumenya uwabikubwiye, nkamenya n'impamvu. Mabuja, nakuzaniye imari nziza, none tuvuka turaryoshye, navuze ati aho kugira ngo nzitange cyangwa ndazikuzanira pe, iyi voka iraryoshye. Mana umutsima uziko nayo igibona iriraho, ni yavo kurya ikakuniga. Ni ukuri kw'Imana. Undi se ni byaro Tanzania ibintu byiza ko buri munsi n'ubundi. Oya nazibonye pe, ndavuga ati byibuze reka ngo ncuruze ibindi zo ndazisigaza. Ibaze ko nanze kuzitanga. Ni ukuri kw'Imana, avuga ati ibyiza bibanze hano. Ariko nibyo kuko n'ubundi ujye ubiyuma. Sibyo rata? Kirahinda wanje, shaka umwana wanjye namwise mama kirahinda buriya. Kirahira. Ni mama kirahinda kandi arahinda. Nyiramushyushya.
haguze ukuntu buriya ngukunda Rahira ndagukunda hahandi udashobora kubyumva uzi ukuntu ushimisha buriya Rahira reba ndashimishije cyane noneho ukuntu uba wiganira na Petite Petite ngiye mushusha wanjye bandagushimisha ndagapupe ya numve nabi ntabwo uvuze ko uri agapupe gusa nyine nishimira ukuntu nganiriza erega buriya wowe dushobora kubifata nabi atari ko nabitekereje ariko ubu buzima uri gucamo nanjye nabuciyemo buriya nacuruje agataro nanjye oya birumvikana hari ukuntu abantu bashaka nyine kwigeranya n'abandi kugira ngo twisange mu gatebo kamwe cyangwa isafuriya imwe rwose wijya kumbeshya umwana wacuruza agataro uyu mwana usa gutya koko delikiniya delike de baby pucu ubwo ko abana basabye ntabwo bacuruje agataro rwose ukuri naragacuruza aya rwose wikiganirira ndabizega n'ubundi ni sipaka nkubwiye wacuruje agataro ko n'ubundi ndakubaha rwose nka mabuja wanjye humura simpaka rwose mwisanishe nanjye w'imbobo utafite yaba ese ubu urumva nakubeshya ngo bimarire kuri njye naragacuruje ndetse ko Imana yaje kungirira neza nkura mu gataro Deri rata umupira urahari ngo tube twikinira irahari Deri rata umupira twikinira ukina iki ukina iki wayure ku mwana agakina n'abandi bitwaye iki kuba bajya gukina reka buriya mwana wakinnye cyane arya cyane ubu rero mba ngira ngo byibuza kugira ngo atarya cyane anyirwe inyuma ahabwe ibyo namuhaye nyine ari byo namuhaye ibyo ntabwo ari ingenzi ni ingenzi kuko ndashaka kumenya ninde mwanzi wanjye kuri iyi si ushaka kunteranya na musaza wanjye umwe gutya rukumbi nkunda n'ubuzima bwanjye bwose musaza wanjye nshobora gutanga ubuzima bwanjye ngatanga ukuboko kwanjye cyangwa ibere ryanjye cyangwa ukuguru kwanjye kugira ngo abeho akaba ashaka kuntandukanya nawe akaba ashaka kutuzanamo imyiryane uwo muntu ninde hari akavidewo yakoretse ngo ukabone ese hari ifoto yakoretse ngo uyibone Victor ubu kuko nacecetse ibintu byose nkorerwa muri uru rugo nkajya ngenda ndenzaho kugira ngo ntawusengera kugira ngo ntandukanye uyu muryango ntawusengera ntabwo ukorerwa nande ibyo ni ukuvuga bikorerwa nande bro Remirande bro niba uwo muntu yakubwiye ibyo bintu ni umuntu ushaka ko duhora turyana njye nawe so ndumva aricyo gihe ko nanjye ngomba kuvugisha ukuri ukamenya n'akarengane mpura nako gutotezwa n'ibiki byose muri uru rugo ariko ubundi uri kuvuga ubuzi yuko ngenda umwana cyangwa igitabo mvuga ntabwo uri umwana bro ndakuzi uri mushiki wanjye ndakuzi ibyo wakora n'ibyo utakora baramutse bakubeshye nabimenye bro uwo muntu wakubwiye ibyo byose yigeze akubwira uburyo uriya mugore wawe uburyo yankubise yigeze akubwira uburyo yankubise akanyicara hejuru akandibata yigeze bikubwira yes fine ndabyemera ko abo bana nibyo koko narabahariye ni abana bawe n'abana banjye sibyo ntabwo nzabona umwana afashe ikirahure hariya ngo agikubite hasi kimeneke ngo no kumubwani mukubita agashyi mu cyahe ngo mubwene iryo ni ikosa aho ntabwo nzaba mbabereye ba nyirasenge mwiza ngomba kubakebura ni abana batoya Vicky urabizi ko umwana n'umwana ntabwo nzaza ngo nsange umwana arimo atera ibintu muri televiziyo ngo mubwire ngo komerezaho rata ntabwo ari ibyo wayiguze ni bro wanjye wayiguze no njyewe ntabwo mfite uwo mutima niba nari n'umubyeyi kano kanya ariko ejo n'ejo bundi nzaba umubyeyi abana bawe n'abanjye umugore wawe yakubwiye uburyo yamuze ibyo bintu byose uri kwivugisha mbone ukurakara kwe mbone ukugenda kwe mbone ukuruha kuvuga ati mwana akuye akaneke kamwe ariko nazo cyane abantu bahana yarya imineke 10 ise ujya he nyine imineke 10 ibara 10 se urayigura ari waguze nyine akuse bagende bakine nasonza ndamugabura yego isuka rizaye kucyinda arayinda sheria nagaye sinakuje abana bakina nabwiye ngo ntagara bakina sinari oya shaka ukajya ubwira umwana ibintu nk'ibyo
abana b'abakire uyu nguyu akazi kiwe mabuja nako kwirwa ari inyuma yanjye ku buryo najya n'ikintu kimwe byibuza nawe azige gutwara agataro mu izina rya Yesu nukajya waturiraho umwana ibintu nk'ibi azatwara agataro nk'ako utwara akuzi ko iminwa yacu irema uzi ko ibyo bintu uhora waturira ku mwana ari bintu tokesheje bikuve mu byo gucuza uyazaba minisitiri uyazaba umuganga uyazaba ibintu byose kandi byiza data mwigire gukina puca umugeni cyahano mugende mukine Igo usha murashimishije kuntu mwibanira bye amaragiye abageni bana bikinire nta kintu bitwaye reka natwe tube tuniganira umva biteye isoni wawe ukabyara mabuja zikise Nyagatare umwana w'Umunyagatare ariko ndumva umwana w'inyamushyushya wanjye bye mama Igo yahinze imyaka ageze nawe n'umwana ibintu byose bimuteriye inuza amatsiko agashaka kubikora yabona abana bari mu rungano rwo akifuza ko bakina asa bagiye gukina si umupira se urukumva bari gutera umupira yewe niko nibyo nakubwiraga nyine ucuje gataro cyane rwose wowe mama Deri gacuza gataro ugashyira ku mutwe uwe mutwe se kuko nta mutwe ufite humura ari ibisuko byiza ibi ni imisatsi ingana gutyo yayigize yikora gataro koko iyi sura uruhu nawe Imana yabikora nkuko ndagiye yabikoze nta gataro cyane imineke navuka gute rero none njye akaba ari igihe yanamboreragaho niba nawe wenda ubasha no kugira byinshi nanjye ari igihe ibora gute somba kwitabora kandi twarakoze akazi kamwe nanjye irabara ari igihe banabinyambura oya ndabaza buretse ngiye ndakuzi neza ariko kuki mwamushaka uri mushiki kamere koko konsibere ndakuzi icyo wakora n'icyo utakora abo bana uri kuvuga ngo bakora ibyo bintu ndabizi neza n'ingiro mirere narabareze naberetse buri kimwe uburyo kigenda urashaka kumbwira ko abana uri kunyumva neza urashaka kumbwira ko abo bana bawe ari intungane atari abana nk'abandi se n'abana nk'abandi ariko ibyo uri kuvuga ntibabikora ko ninjye watoje mbere ku murongo ugenderwa urugero naguhaye oya ndakuzi ndakuzi okay kandi this is very enough no I don't need it no let me ask you something uramutse uhagaze hariya wibereye nko kuri telefone wivuganira n'umuntu umwana akava hariya akakuburindira akabita umupira yakinaga baro yakinaga akayikubita mu mutwe uzi ikintu gikurikira Victor uzi ko ngiye kuzashyiraho CCTV kamera ngiye kuzashyiraho CCTV kamera kuko muranzengereje niba ari nuriya muramukazi wanjye uriya mugore wawe wabikubwiye bro arimo arashaka gusenya uyu muryango ese kuki utanibaza ese ubu abaye yarasubiranye n'umugabo we bakaba bashaka kudusenya ngo umuryango wacu bawusenye bawushwanyaguze asubirane n'umugabo we n'abana be bagende ariko asigaye njye nawe dutandukanye na mama na murumuna wanjye kuki utabona ikintu cyatwinjiriye mu muryango kuki utabona ko ari ikigeragezo cyaje kije gusenya apana kubaka ni gute umuntu wambaye mu kazi wanjye asa agafata ibintu byose yankoreye akaza akabimimbira njyewe ngo kongo nari nyashye umwana ngo gutya ubu ngubu wowe urababaye uretse mubaza ubundi ibyo bintu ni iki ko ari babimbi nuko nzi ko nta wundi muntu ushaka ko umuryango wacu nuko nzi ko nta wundi muntu ushaka ko umuryango wacu utandukana oya urabizi neza yuko wangirika kandi ndabizi amanyanga yawe uri wa muntu ushobora gukora ikintu ukigira impungane nkaho nta kibi wakoze uzi kugira ngo ibyo bintu bikemure izo CCTV cameras ntabwo zikenewe nkeneye yuko mvira hano nkeneye yuko uva muri runo rugo ukagenda ugashaka iyujya urakuze bihagije okay nana ndi kubwira kandi ngira ngo byumvikane Victor my own brother you choose your so-called wife over me family. Over me your sister stop your dramas please mbari mvire mu rugo yes nyene kuva hano ukagenda no I know you are joking bro I know I'm not please kuki turi kumva you can't be serious nakubwiye ngo mvira mu rugo ngende bro hano ngo ndi usubire uranyirukanye kubera ririya shyano ry'umugore uriya mukecuru kazi mwana we
gutuma ntabwo binshimishije yego ariko rero nongera ndumva nyine meze nk'umuntu wagira ngo turi mu rwego rumwe nubwo hari ibyo ndusha Oya turi mu rwego rumwe kubera twese ko turi abantu ibi rero wakoze n'undi yabikora nanjye akabikora kuko bitunze benshi sibyo ariko nanone ngo akazi kabe kaguhesha keza Imana iyo iciye inzira ibintu byose birafunga ubu nanjye Chantal nacuza agataro nkabivamo nkajya mu nkambara ikanzu wambaye ibi byose se niki ko ari Imana ibigabo ariko nose muraraguza basibye ubuze waragiraguza kubera n'ubu bukire bwaza gutucuza agataro gakira yewe umupfumu wanjye ni Imana Mana wamfumaguje nanjye ninjye urangi nampfumaguje yegere kuko Imana niyo itanga intsinzi Imana niyo ihindura amateka Imana niyo ihonagura amarira y'abarize Imana niyo iruhura abaremerewe Imana niyo iruhura buri kimwe cyose Imana niyo igikora amabwiriza ubuzima buri hanze aha burandambiye hari igihe mba nirira nkabona ubuzima bwaranze burundu pe numva nangiye kuri saba Imana imbabazi ega buri Imana tuyisaba imbabazi buri munsi kandi turahemuka ariko hari igihe byanga umuntu akumva ariyanze kwera umwana n'agataro biravuna umwana nyiruga inyuma abandi bakajya ku ishuri mbaza mama papa ari he mama nshaka kujya ku ishuri mama ndashonje numva birandenze numva twese nabivamo pe muramama none se nyuma y'ibyo byose ariko icyo nagufasha nakugiraho inama ni ugusenga kuko Imana njye ntacyo mfite naguha nibyo naguha byarara birangiye ariko Imana yaguha ibya burundu kandi bya mirenge none se wambabariye ukajya uza nyine tukiganira cyangwa ukazananyereka mu rugo nkagusura nkagusura ubusa nakwicaza ariko urimo ugakabye inama reba uko mwari turaganiriye nakwicara hasi wowe inde nisi ikibazo nawe unyicaza nta hantu mfite kwicaza si biko ninzanye nawe twakwigamo turi babiri ubwo watubaye batatu ubwo ni uwa kane na wa mushuti wanjye twakicara hanze nanjye kuko urashaka kunsura ubu naguha iki koko ko nzabanje kugusura se nzabanje kukunyaga waba ushaka kuntangamo ibitambo se mu izina rya Yesu Mana ndakukesheje Mana ndakubuye Mana ndarogoreshejwe Mana ndakwinze harazimuboshye mu izina rya Yesu ndatwitse ngo nkugira nte ujye kuntambisha ngiye ntambira Imana ariko wowe nakazi kawe niba ufite ibyo uzatamba ariko ngiye ntambira Imana nawe nushaka uzayitambira waba unyeneye hiki ubushuti gusa n'ubuvandimwe Chantal inshuti nawe yego hazi yamugene ko bavuze ngo ndanasetsa ndagusetsa uzamakaza ko n'ubundi setsa abana bari mubona nabaye wenda gakinisho ndagapopi wamakaza nganyinisha n'abana bawe ukamembera ku kwezi gusa nyine nari ngusabye kugira ngo twibere inshuti kandi njye ngusure nawe usure nta kibazo wenda twabivuga ndumva ari inzozi pe mabuja niba ngiye gusubirana simitwara ntabwo nasubirana i Bugande ngomba kubutamo wa mugani wa babahungu tugasohokana nyine tukagenda tugasangira ukanarya no kuri aya mafaranga uba wamembye rega amafaranga yari abantu bagomba no gusangira n'ubutaha ukazongera ukanyera n'ikiraka kinondera abagabo rwose wa mugani mu musore utirariye ntarongora inkumi abagabo muri irata cyane muri yemera ubu ngubu amafaranga udufaranga ufite turagushutse wumva ko twasohokana ariko buriya amafaranga hari nta cyatuma abantu badasangira ayo mafaranga asaba yavuye aba yavuye si wa mushahara cyangwa amafaranga niba ari njye bana yaguhaye se urumva njye ntayo nsigaranye ku buryo nkeneye ko nsohokana urumva nkusengera ibyaba ari ikibazo ibyo ngibyo ntabyo nshaka ngiye cyo nshaka no gukora akazi kakuzanye ibintu byo kunsohokana njye nta numurira nawe ntitungana ntabwo uri type yanjye yo gusohokana nanjye so kora akazi kakuzanye nkwishyure wayasubira nayo wayahereza abaturage wayajugunya wayajyana muri toilette nakuzi ariko rero unyumvisha nabi buriya nyine amafaranga gahari hari ukuntu umuntu aba akeneye kuyasangira n'abana bato nk'abo it's up to you so njyewe sindi umwana mutoya ntabwo ndi kuri level yawe uzagenda usange n'abandi none se ariko nyine karagaciyemo nabi naho ndi by'akazi ko akazi kawe ndimo nagakora neza kandi niyo mpamvu nawe urimo kuma amafaranga urabona ko umusaruro urimo kugenda uboneka njye ntabwo
njya nkoresha abantu ngo simbahembe kuko nanjye ibyo uri kunkorera ndabikeneye ku rwego udashobora kubyumva. Ya ibyo ni ibikira telefone babamo imbwa. Alo yo besto. Yes, Mila. Nimeze bite se my love? Meze neza. Sorry gato. Shanje ntabwo meze neza pe mubeje. Ariko Deni ko iyo petite yaje hano uba wishimye bantu uramukunda? Yego naba agomba gukina reka natwe si kera sinari ndi kumwe na mama yikorera agataro kariho imineke tukazajya tugenda tukabona abana bandi bari kwikinira natwe tukababwira ngo ati ngo dukinane ngo turanuka bakanga ko mukinana. none se namwe mama wawe yikoreraga agataro? Na mama we yacuruzaga nyine imbuto ku gataro. Ariko dore umwana mwiza kandi ujye ukomeza uba umwana mwiza sibyo? Ntabwo ari byiza nyine kwinena abantu yaba asa nabi cyangwa se uba ugomba gukunda abantu bose. Usa na mama azakira nk'uku nguku we cyane. Beti we uzi umuntu asenga Imana imuhinda ubuzima ukabona nka wa muntu ubona mu muhanda asabiriza ariko kubera yizeye neza Imana agasenga Imana ikahita imutuza muri etaje yamaze agerekeranye. natwe turasenga yego tugasenga none duturanye n'umupasiteri duturanye n'umupasiteri ari igihe nicura nkumva ari kudusengera kubera ari umuntu tubana ujya umuha imineke n'amavoka. Unese uwo mupasiteri ni papa wawe? Wapi turaturanye nyine we batuye aha twebwe tugaturana muri iki kirabo nyine. Amazu yanyu arigiranye arasenga cyane. Ni umusore? Ni umusore. Nta muntu babana? Nta muntu babana. Asenga se ubwo no mu muhanda aragenda akabwiriza wemwe akajya agenda mu muhanda abwiriza. Aba ameze gute? Ni umuntu umeze gute mu nshushanyirize? Afite ubwanwa nyine gutya bwinshi. Uwo mupasiteri ndumva muzi banza ari umushiti wawe. Uko nagenda avuga yemwe abarushye n'abaremereye nimuze ndabatabara ngo ni Imana ifuha ngo haleluya ngo sinzi ibintu avuga agatigita gutya nk'umuntu imbeho yishewe. Uwo ndumva muzi n'umushiti wanjye yezamuye bibiri yuko ngubu. None se papa wawe murabana? Oya bajya bambwira ngo papa ngo yasize mama ngo nyiri uruhinja. Ubwo muturanye n'uwo mupasiteri n'umushiti wanjye nanjye tujya duhurira mu muhanda nzaza kugusura ubwo nawe tujya kumusura sibyo? Aradusengera cyane. Arasenga cyane. Ni umukristo cyane. Nta mico mibagira. Nana wabaye ndababaye ndi mu gahinda ku buryo udashobora kubyiyumvisha. Gute? Mira we uzi ko Victor atinyutse akaba yirukanye. Iki nizere ko ariko ataketse ko uziranye na Gapanga utari mu mipangu. Oya ntabwo ngeze abikeka nta n'ikintu abiziho ahubwo ririya shyano ry'umukecuru ryamunteranyijeho rimubwira ibigambo byinshi sinzi ibiki n'ibiki. Mana Shamira ndababaye ibaza ariko Victor urukundo dukundana akakwirukana mu rugo iwanyu. Akanyirukana mu rugo rw'isheri. Mva ihangane wowe pfa kuba kubera iriya nuza y'umukecuru mwihorera ahubwo ukamubwira imipango yacu igiye kujya mu bikorwa. Kumva ngo tubipange noneho neza tunari kumwe mwereke idiri twikurira. Wowe urababaye ngwino nyine uryunywe hano mu rugo rwanjye. Se hari ikibazo wagira? nta kibazo nagira my love gusa kuko
Hakiruze nyine dupange deal turebe ukuntu hari ahantu uriya mugore nyine tumwishyura. Ndababaye. ariko wowe ibitindaho mbwire muko wowe kubitindaho aho ngo ndabaha ibitekerezo kandi gahunda iraza gucamo neza. Urumva rero we ngwino na mugenzi wawe mwicare mbaye ibitekerezo. Urumva Mira umuntu ko avuga nk'agapapa. Nyine niwe turi kumwe niwe uri kukugira inama nyine umva ukurikiza amabwiriza. Okay yavuga ngo nimse ngo mbigene gute. nyine we ngwino nugera hanga ndabaha ibitekerezo mbereke uburyo mwivuna umwanzi. Urishwase ko biri gucemo. So bamuyobewe. Nje ntabwo uzi buryo ibitendo byanjye ntabwo bizi ko ari fast. Ndakwizera cyane ndabizi ko nakijya kikunanira. Ngwino rero umutindo w'umugore ye kugutera ibibazo ahubwo dore buriya jya kure gatoya kugira ngo ubone uburyo umuringa neza babyita kuringa ukamufatira target neza. Nza kumusura gutya sibyo none se ubwo rero iyo uri gusenga urizera nawe ujya usenga ndasengeye mama mazimana izabajya bakiri si wiga uziga urangize ujye muri kaminuza ushobora no kujya hanze kubera iyo umuntu asenga Imana imugirira neza. Nuriya muntu aradusengererega cyane nuko utabyumva vuba. Wewe nimba ari wa wundi njya mura nawe mu muhanda Yambaye ikote nuwo nguwo arasenga namubonye hari igihe yasengaga ngo Mana ngo Imana ikijije abarwayi ngo Imana irambwiye ngo iragukijije namwe ajya babwira akabahanurira kaduhanurira ngo nimba ngo hahirwa ngo wababariwe ngo ibyaha by'isimbi nuwo nguwo natwe se yigeze kuza muri salo atutse bisenga mu rugo ari n'igihe yajanga uriya muntu ni umuntu mwiza umwana mwiza namwe rero mujye musenga pucu usenga ni byiza sibyo Imana ngambwira nk'ikintu cyiza Imana yagukoreye cyangwa se ukavuga ngo Imana ngukora gutya tubwiye. Imana ikunda ko tuzaba abana beza. Imana ishaka ko tuba abana beza sibyo kandi Imana buriya ikunda abana nkamwe sibyo muri Imana ikunda abana nkamwe nk'iyo umwana agiye akavuga uti Imana umubwenge ujya kukubaha ujya ufasha ababyeyi bacu Imana irabyumva kuko Imana ikunda abana bayo kandi abana bayo ni twebwe sibyo ubwo rero muba mwakoze kwakira Petite akaza kudusura sibyo Petite ujya ukunda kuza kudusura namwe muzaza muza kunsura ubwo rero ntacyo sinekwemeye ko tuzajyana tuzajyana undi munsi uzaza tuzajyana mu rugo noneho tujye no kureba umupasiteri adusengere sibyo ariko ujya ukunda kuza kunsura sibyo nujya uza hano uri gukina na ba Derike ujya ubaza nimba Auntie Jessica hari uzo ndebe sibyo komeze dukine rero ndabana nanjye ninde turi bubane njye aya urashaka kubareka twumve Derike urashaka kubana nande ari wowe wese ngenda abana na Petroli wowe na Derike abana sibyo ego sawa ubwo tugiye kugira njyewe n'uyu nguyu urikumva ubwo tugiye kujya duhererekana umupira abawufata baraba batsinze ariko uzi ko ari byo ako kantu. Okay sawa reka basinze ndaje namaze gupakira already ndaje ku buryo nyine na mama wawe harya nyoko nawe abaho ngaho ari muri Canada arahabona ariko kano kanya ntaho hari ari hanze y'igihugu aho umwe ureko yimubwira wowe ngwino nanjye gutumubwira ariko ubwo oya mwihorere nyine ngo no bumve imipanga ariko. Okay so ndaje my love, thank you so much my sister-in-law. So my love. Okay darling. See you. ntabwo abona akazi mo gukora iwabo umuntu umusaza we mu maraso umugore kwateranyira musohoye mu nzu urumva we ibyo bintu se wabyumva hino arashaka kurugumamo wenyine nta kintu bamwumva akura umugore noneho niba afite yarose kuva kera hararuga cyangwa waragiye ntabyo ntabyo ibyo kuroga byo ntabyo muziho icyo nzi cyo giyewe twararangizanyije
ndagira ngo mbakorere ikiraka mu amafaranga nigendere nigiye kwishakira abana batoya. Ako abana bato nawe uri kuririmba muri aka kanwa kawe. Abana bato si umwana mutoya ari wowe wabyaye. Abana bato kujya gusa abagabo mana. Ubu abana bato babaye abana bato. Heza ufite ikofi. Meze neza. Ukabura abana musangira. Nanone. Sagende bwo. Don't worry nako ntiwababura hari abo mu nabo bategereje ayo mafaranga yabo bapapa nyine. Ya. Ase ndabona hano ngure waryanyishe ubwo naye ngubwiye ngo turabyo twakwigenza nibura tureba hano twasimbukira twicare dusangire kamwe. Nshaka ko tunga Primus cara aho ngabo yakuzanira yanjye bazanye step dusangiye. Ntago byakundi sinzoga zazo zo mu rugo za buri munsi. Ushaka muri club. Singoba muri club umuntu yakicara n'ahantu heza kuri hotel cyangwa sade ahantu heza mu kabara keza mu kabara ahantu hazima tukaba twinywera kabyere. Ugiye ko gukira zigeza gukinga. Aha. Reka mbegiye tegereza umwene wanyu ndamusanga hano wenda cyangwa se hari nayo turavuga. Wakoze? Ariko rero urambihirije newe uzi nahangaho hamenyereye cyane bure wari kugenda untembereza. Nawe arahavukiye wagiye Uganda havuye. Sawa turasubira rero kimwaye. Muri kubyumva? Katubahe abayimwe mutajya kwangiye ndi mukuru wowe mutangiye. Ubwo nitubaka ubugenda tubatsinze. Sibyo? Ubwo uzarinda nzaho kwaka uzajya utuhu uyu nguyu. Tugiye kumwaka nawe nyine muducenge kugira ngo gutya n'amaboko. Enda kubera njye kujya nje ari amasengesho afite mu kanya gusenga nje ngiye muze tudushime Imana ariko twari kumwe sibyo kandi nyine twishimiye uko twanaganiriye neza sibyo nje ngende ubwo mugume mukiri senga Mana nziza Mana dusenga amen turagushima ko abanye natwe ukadushyigikira ukomeze urinde mama Derike na Auntie Jessica ndetse na mama uko wasubije mama Derike uzasubize na mama tubabakire mu izina rya Yesu ukomeze uturinde kandi tubigusabye twizeye amen. Nawe Imana izabasubiza samwe ko musenga Imana ni nziza kandi ikintu mugomba kuzirikana Imana yumva ikintu cyose tuyisabye rero mujye mwisaba ibintu byiza munatura ibintu byiza kugira ngo Imana izabikore sibyo ngaho deri mukine kandi ndabakunda mukomeze mukine ubwo sinzi uko mwe mukire mukine ubwo ko mushaka sibyo ndabakunda kandi nujye uza hano ujye wumva ko uje mu rugo sibyo twese njyewe na Pucuri na Derike turagukunda. Hari imodoka ririmba. Akahe hari. Imana ni nziza. Ku mwaka mwigishije. Ati. Pucu ngaho karirimbe twereka twumve ko Pucuri akihuta. Ndamaganye imyuka y'abadayimoni mu rurugo namaganye burimi rw'uburiganya namaganye ibibi byose ndahamagaye mu izina rya Yesu ngo amaraso ya Yesu namanukira uyu muryango ndakwinginze nyagasani nyiri cyubahiro ngo ndengera kandi undinde manura ibyiza muri uyu mugisha nyiri manura ubyiza muri uru rugo nyagasani nyiri cyubahiro harimo uburiganye buteye ubwoba nyiri cyubahiro Satani yarangije kugabura urugo nyiri cyubahiro yarugize nkaho ari inyubako ya nyiri cyubahiro ndakwinginze ngo kuramo imyuka mibi hindura buri umwe wari we wese utameze neza hindura buri umwe wari we wese ufite akarimi ko guteranya hindura buri wari we wese ufite umutima w'ubugome n'ubutindi n'ubutiriganya ndakwinginze Mana ngo kora ibitangaza byawe inshuro nyinshi uhora unyiyereka nyagasani nyiri cyubahiro na babandi bashaka kurimbura urugo rwanjye nyagasani Mana ndabizi neza ko ari we warumpaye kandi nta wurunyaga Satani nta burenganzira afite mu rushako rwanjye Satani nta burenganzira afite mu buzima bwanjye nyagasani niwe ushoboye byose kandi niwe ukora byose nyagasani niwe ufite
ufite uburenganzira mu bugingo bwanjye. Nyagasani gira icyo ukora Mana, niwe niringira kandi niwe nizera Mana. Ndakwinginze ngo hakuraho imyuka mibi, irukana abadayimoni bose bari gusatira uyu muryango. Nyagasani nyiri cyubahiro, mweretse mama Nyagasani muhe guhinduka, mweretse nana nyiri cyubahiro, mweretse Jessica Mana, mweretse umutware wanjye Victor Nyagasani nyiri cyubahiro, mweretse urubyaro rwanjye Nyagasani nyiri cyubahiro, ngo impuhwe zawe n'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe nibumanukire uyu muryango Nyagasani Mana. Satani yarangije kugabamo ibitero Nyagasani Mana, nukuri ndakwinginze kandi nkwinginze nguhamagaye mu izina ryawe rihambaye. Ndakwinginze ngo manura imbaraga zawe z'uburinzi. Ngewe ntacyo nshoboye nta nicyo nakimarira Mana, ariko ubufasha bwawe Nyagasani ndabukeneye. Nyagasani turi abana b'abantu turakosa, amaso yacu aracumura, iminwa yacu igacumura, ubugingo bwacu bugacumura Nyagasani, kandi niwe nyiri ibihano bihambaye, akaba ari nawe nyiri ukubabarira Mana. Ndakwinginze nciye bugufi imbere yawe Mana, ndatuye mu bugingo bwanjye bwose. Ndakwinginze ngo ndwanirira kandi undengere, buri kimwe cyose kitagenda neza gishyire ku murongo Mana. Nawe mfite nabwira, nawe mfite naririra Mana, uretse wowe Nyagasani nyiri cyubahiro. Ndakwinginze ngo ndengera Mana, ikitagenda neza ugitunganye Mana, amahoro n'umugisha bitahe muri uru rugo Mana, amafunguro dusesekareho Mana, utubabarira ibicumuro byacu nyiri cyubahiro, nyiri gusingizwa, nyiri kwambazwa Mana. Ndakwinginze ngo byinshi nyuramo, ibigeragezo ntambukamo Mana, mu imbaraga zo kubitsinda nyiri cyubahiro, kuko nta muntu wawe ugerageza utabasha kumuha imbaraga zo gutsinda Mana. Ndakwinginze ngo ntuzame gutsindwa ikigeragezo, ahubwo uzame kugitsinda Mana, kandi ngusabye nkwizeye mu izina ryawe rihambaye Mana. Ndakwinginze nyubakira, kuko ari we wubaka ingo z'abantu Nyagasani. Ndakwinginze ngo nderera, kuko ari we murezi w'ibiremwa byose Nyagasani. Ndakwinginze ngo rwanirira, kuko ari we mwami w'ikirenga Nyagasani. Ndakwinginze ngo ndeberera, kuko ari we ureba ibyihishe n'ibigaragaye Mana. Ndakwinginze nyiri cyubahiro, ndakwinginze nyiri gusingizwa, musabye mwizeye mu izina ryawe rihambaye. Amen. Amen. Shiri. Urakoze. Shiri. Shiri. Imana iguhe umugisha. Amen. Ndije numva bageze mu kindi kirenda nze mu training dusenga. Ntabwo nabimenye ko waje. Oya, ntabwo wari uri hano hafi kandi ni byiza. Anyway, ari ibintu nashaka kubwira. Nafashe umwanzuro wo kubwira Nana ave hano. Ngo iki? Yes. Victor, wamwirukanye? Yeah. Ariko ni ikosa ukoze. Kandi ntabwo ari ikosa. Ni ikosa Sheri. Sheri. Hano ni iwanjye. Kandi ni iwawe. Nta muntu n'uyu n'umwe ufite uburenganzira bwo kuza. No. Nana ni mushiki wawe. Yes, ikindi wibuke ko mama adahari. Ese uramwirukana umwana w'umukobwa ajye he? Ese gwegeze utekereza ingaruka zishobora kumuvukira? Ubaragana he? Nana urabizi ko ari umunyabi, anywa itaba, anywa inzoga, naramuka agize ikibazo koko Victor. Kubera icyo uri kunkorera ibintu. Sheri ntabwo ari Sheri ntabwo umwanzuro no kuntu wari gukemura ikibazo byaro kumwirukana Sheri. Njye nari nakubwiye ngo ugende umuganirize, ntabwo nari nakubwiye ngo umwiruke. Ibintu byose urongeye urabizamye. Sheri mva mubwire. Nta kintu kimwe nzambije. Bino bintu bya bimaze kuba like too much. Oya Sheri. Yes, Sheri yaramaze gukabya. Yaramaze gukabya. Erega nubwo ntaba mbivuga mba mbireba. Ariko umuntu agenda amwereka ibimenyetso kugira ngo nk'umuntu mukuru nawe amenye icyo gukora. Nta kindi kintu yagomba gukorerwa uretse kumubwira akamvira hano. None se mbabarira mama naramuka amenye yuko wirukanye Nana. Aragira ngo ni njye wabigize. Umura ninjye uzabyihagaririramo nkabimubwira. Na mama arabizi yuko umukobwa we yananira. None se ntabwo ari njye ugiye none se uramwirukanye agiye he? Ntabwo ari umwana. Je ntabwo ari umwana.
ntabwo abuze amafaranga, nta kintu na kimwe abuze. Ikintu ntakeneye sheri, nari nkeneye respect kuri wowe. Buri muntu wese akubaye muri uru rugo. Sheri umugore wanjye ntabwo nakwemera byari bintwaye ariko. Sheri sinakwemera ko abantu bakurira gutya. Sheri ntabwo nari gukomeza kwihangana kubona umuntu akurira kuri. Sheri ikintu nkeneye ni kimwe. Kandi nawe ubyumve neza. Nyine umutekano wawe. Nyine kugira ubwisanzure bwuzuye mu rugo rwawe. Nyine kugira amahoro, ntabwo nkeneye ibintu byo guhora urira. Sheri bino bintu no, it's too much. Enough is enough, namwirukanye yagiye. Sheri wamwirukana utamwirukana ntabwo nshobora kukwemerera. Nanagomba kugaruka mu rugo. Njyewe ntabwo fana imbere yo kugira ngo ntandukanye umuryango wa Victor. Ngo kugibira ko nkunde mbona amahoro. Aha ni mu rugo, yaba afite ubushobozi yaba atabufite agomba kugaruka ahangaha. Pasiteri nk'uko ndeba hari rero ko ndi umukobwa ukuze ngeze mu myaka yo gushaka, ariko mfite ikibazo yuko nta mukunzi mfite kandi mashaka kuzagira umukunzi nabanje kumusengera